ngo abantu utangira kumva itorero aho bizabikumarira izaguhereza umugisha. aho ntiwumve iyo uza gutyo ukavuga uti twunga abantu, ariko iyo uze kumbwira ngo abantu ngo baraba ngo navuze gutya. ngo Burayiti yafashe yaje na mugenzi we Gaspari aza n'undi Damascene. Yego, bicaye ku ntebe z'inyuma rero mu bakristo niho bicaye. nta jambo babahaye. Umutima muhanano utuzura igituza, ntibamenye ko aribo bariho babwirwa, ariko nibo babwiwe. Bishatse kuvuga ngo ubu bwabo Imana yabarutse. Iyo foto wicaye inyuma mu bakristo nka Burayiti uyoboye ururembo. Family Studios. Jiberako family mberako nawe Wongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Divine Family TV, muri aka kanya twongeye kugaruka no mu Divine Family Studio kugira ngo tugire byinshi tubagezaho bisa nkaho byari bicecetse cyangwa se byasaga nkaho bitarimo kujya ahagaragara, ariko uyu munsi tukaba tugarutse kugira ngo twongere kubakorera idonido cyangwa se akajya n'akaza. Ni muri urwo rwego rero abakunzi bacu tubanje mbere na mbere kubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wa 2021 uzababere uw'amata n'ubuki. Wowe udukurikirana nagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka uzakubere uw'ibitangaza, ibyo wabuze muri uyu mwaka wa 2020 reka uzabibonere mu mwaka wa 2021. Hanyuma rero nkuko musanzwe mutuzi twe tumaze iminsi ducecetse, bamwe baratwandikiye abandi baraduhamagara bakajya batubaza bati ko mucecetse bimeze bite, aho none ntago haba harimo ikibazo. Nta kibazo rero, Divine Family TV byabaye ngombwa ko tuba ducecetse ku mpamvu zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo abantu babashe kuba bakwisotinga ibyasaga nkaho bitari mu murongo babishyire mu murongo. Kenshi rero hari igihe amakuru iyo abaye menshi nayo abantu bacanganyukirwa, bikaba ngombwa ko ibyemezo cyangwa se umurongo bagaplaninze kugira ngo baplaninge cyangwa se baplaningire bashyire mu bikorwa, bigasa nkaho bicankaranye. Ariko nanone tukaba twebwe tuvuga tuti twebwe turi ijisho rya rubanda cyangwa se turahangaha kugira ngo tugire ibyo dutangaza, abasa nkaho bagira ibyo bakosora babikosore. Rero murabizi tumaze iminsi turi ku itorero rya ADPR, hanyuma ejo bundi turasimbuka tujya ku Premius, hanyuma tugarutse gakeya noneho numvishije ngo muri Heburoni naho ntago ibintu ari sawa cyangwa se ishyamba ntago ari ryeru. Ibyo nabyo turugomba kubibakurikiranira, ayo ngayo ni amakuru arimo aduca mu matwi, ntago twe twabitora neza, ariko ubwo byamaze gutogota cyangwa se byamaze gututumba buriya turaza kugira abo twegera tubabaze uko byifashe, hari ibyo bari buze kudutangariza bimwe na bimwe. Yewe rero ahanga mu Divine Family Studio nagira ngo nkubwire ngo nkwibutse gukora subscribe, like and share, kandi ntimukibagirwe no gukora commentaire, kubera ko commentaire nizo zituma tumenya uko byifashe aho iwanyu mu byaro. Muri aka kanya rero nagira ngo nkubwire ngo twari tumaze iminsi ducecetse ku bijyanye n'ikibazo cy'urubanza rwa ADPR cyangwa se urubanza baburaniye mu cyo twise Uganda Registration Service Bureau. Uru rubanza rero witwa Rugeri Nyange akaba yararurezemo rega mu ikibazo kivuga ngo itorero ADPR, cyangwa se atanga ikirego kivuga ngo itorero ADPR rishobora kuba rifitwe n'abantu bariyoboye bakaba barakoze resolution cyangwa se bakaba barakoze ihererekanya bubasha bakarikora n'abantu bahari cyangwa se abakagombye kurikora bakaba nta burenganzira batanze. Yes, birashoboka rero ko ushobora gukora ihererekanya bubasha n'umuntu nyirizina ahari cyangwa ukarikora umuntu adahari, bitewe n'inyandiko cyangwa se icyemezo icyo ari cyo cyose ushobora kugaragaza, cyane ko mu rukiko nta yandi makuru aba akenewe usibye ibimenyetso. Iyo mu rukiko bakubajije bati ikintu kikwemerera gutanga iki kirego ni ikihe, ukakibura direct ubutsinzwe.
cyangwa se uba unaniwe. Rero nagira ngo nkubwire wowe udukurikiye ngo Rugero Inyange yareze ku kintu kijyanye na resolution cyangwa se ihererekanya bubasha ryaba ryarabaye hagati ya Geoffrey Rwanyamuzira n'abari aba director b'itorero ADPR. Iryo hererekanya bubasha nagira ngo ngutangarize wowe ukurikiye Divine Family TV yuko ku ruhande rw'aba director bari bayoboye itorero ADPR nta bubasha bigeze bahereza Geoffrey Rwanyamuzira na timu bari kumwe bavuga yuko bayoboranye ADPR, kandi uru ruhande nta burenganzira rwahaye uwo bita Rugero Inyange bwo kugira ngo abe nawe yayobora itorero ADPR. Bivuga ngo biracyari mu gihirahiro. Ikintu kigomba gukemura ibi bintu nuko uru ruhande rugomba kugira aho ruhagarara rukavuga ngo twebwe twemeje ko abantu bagiye kuyobora itorero ADPR ari kanaka na kanaka. Nkuko n'uyu munsi nawe udukurikiye ku Divine Family TV bakubonyemo ubunyangamugayo bakakwizera bakavuga ngo tugohereje itorero ADPR, nta muntu numwe waguhagarara imbere wahita utangira ukariyobora kuva uwo munsi ufa kuba ufite dokima. Ikibura rero ni dokima, kubera ko mu rukiko ntago bajyanayo imbokoboko, ahubwo mu rukiko bajyanayo dokima. Rugero Inyange rero ku kirego yatanze barebye muri constitution ya 2015. Iyo constitution niyo yakoreshejwe kubera ko ariyo yasaga nkaho ariyo imaze igihe. Noneho barebye basanga Rugero Inyange nta hantu agaragara umuryango w'itorero ADPR, ndetse basanga nta hantu agaragara nk'umwe mu ba director b'iryo torero bafite uburenganzira bwo gutanga ikirego bahururiza itorero. Barabango ni ngombwa yuko byibuze habaho umwe mu ba director uvuga ngo barabangamiwe cyangwa se bahari umuntu urimo gushimuta itorero. Kiro nongera kukwibutsa yuko birashoboka ko director atatanga icyo kirego kubera ko wenda adahari cyangwa se atari hafi ahangaha, ariko agatanga icyo bita proclamation cyangwa se autorisation yemeza ngo jewe kanaka wari director w'itorero ADPR mu gihugu cy'Ubugande mpaye uburenganzira dadi kugira ngo abe ariwe ukurikirana itorero ADPR. Urwo ni urugero kubera ko jewe murabizi ko ntago ndi ADPR, jewe ndi umunyamakuru kuva mu Divine Family TV. Yes, ubwo rero bivuga ngo icyo kintu nicyo gikenewe muri aka kanya, naho ibindi byose twabashije guhisurirwa cyane cyangwa se twabashije kuhita tumenya neza yuko abo ba direct aribo bantu bafite urufunguzo, kuko ibintu byose byo kuvuga ngo umuntu yicaye muri ADPR wamubaza ngo watumwe nande. So bamwe rero bakaba bavuga ngo ntago ngo bemera abantu bava mu Rwanda, abandi nabo bakongera bakavuga ngo ntago ngo itorero ADPR riyobowe n'u Rwanda, abandi ngo abantu bayobowe n'abavuye mu Rwanda cyangwa se bemera gukurikiza umurongo cyangwa se umurongo w'umubyeyi, ngo abo bantu bazaba bitwa abahekera cyangwa se bazahabwa andi mazina. Ntago ari uko nguko bimeze, kubera ko mu rukiko bakubaza ibimenyetso, kandi mu rukiko bareba ibyanditswe ndetse n'uwatangije ikintu. Abantu rero batangije iri torero ni ADPR, hanyuma kuba aka kanya bashobora kuvuga ngo duhaye uburenganzira kanaka na kanaka bayobore itorero nta gitangaza kirimo. Hanyuma nongera kukubwira rero ngo uyu munsi rero igitumye ngaruka mu Divine Family Studio nari maze iminsi icecetse, ariko nabashije kuvugana n'umuyobozi ambwira yuko yifuza yuko rwose nagabanya amakuru kugira ngo baterereze itorero. Nari nzi ko rero ibi bintu byaterereye ko kuva kwa mbere mwari mutinze kumbona hano mu Divine Family Studio cyangwa se mu Divine Family TV, ariko nkimara kumva abantu bongeye kumpamagara yuko byabaye bombori aho ngaho mu byaro, byabaye ngombwa ko ngaruka kubera ko amatelefoni uyu munsi yabaye menshi. Sometime nanjye ntago bimpereza amahoro yo kugira ngo nikurikiranire gahunda zanjye, zaba ari iz'urugo rwanjye ndetse n'izo umurimo w'Imana muri rusange. Rero reka tuze kumva uko byari byifashe aho ngaho mu byaro, cyane ko nongera kwibutsa abadukurikiye ko uyu munsi ku itorero ADPR babashije gutangariza abantu yuko abayobozi b'itorero hari ahantu bagiye mu minsi mikuru kandi atari ko biri. Hanyuma rero muri aka kanya reka twakire kuri telefone
cyangwa reka mbanze ntarakira umuntu kuri telefone, reka mbanze mbakinire akantu kamwe ahangaha kari gatumye muri iyi minsi nsa nk'umuntu ucecetse, kubera ko nari nabashije kwivuganira na Geoffrey Rwanyamuzira asaba yuko naba ndetse amakuru, kuko amakuru ni meza, ariko iyo nawe ubona hari ahantu icyerekezo kijya cyangwa se ibintu hari ahantu biro byerekeza, sometimes hari igihe tujya tureka tukavuga ngo turebe ko abantu batereza ibintu. Rero ngarutse kubera ko byabananiye gutereza, ahubwo ndio numva rwaserera hirya no hino ibipapuro bya Born Again ni company nk'izindi zose. Iyi Born Again ntabwo ari urukiko, iyi Born Again ntabwo sinumva ukuntu bicara bakavuga ngo twanditse ngo dusaba yuko ngo ibintu ngo biri buze kugenda gutya na gutya. Urwandiko rwabo turarufite ahangaha, ibintu bavuga baravuga ngo turasaba inzego z'ubuyobozi kugira ngo base nkaho bacicikesha abantu bariho bacankaranya amatorero. None wakwibaza ikibazo, abarimo gucankaranya amatorero ni abahe? Koko muri aka kanya mwarambonye aho narindi twetwe mu kwezi kwa 12 gutangira itariki 3 n'itariki 4 nasanze iteraniro rimeze neza. Nk'iyo hagira umuntu winjiramo akaza akavuga ati ibi bintu muri mukora ntabwo tubyemeye, uyu muntu yari kuba yaje kugira gute gucankaranya. Aho ngaho bivuga ngo niho rero sasa bakagombye kwiyambaza za nzego za RD zifite mu burenganzira bakamanuka. Noneho bivuga ngo rero ikibazo cyabayeho, iyi baruwa iranditse ivuga ngo turasaba urwego rwa DPC, DISO ndetse na ba RDC kudufasha kugira ngo babashe gukuraho abantu cyangwa se babashe guhagarika abantu rero baza gutesha imicankarano cyangwa se rwaserera mu matorero ya ADPR. Noneho nk'abango ku ruhande rw'abantu bari mu ruhande rwa Antoine, ndumva nta muntu wari wahaguruka ngo ajye aho abo kwa Rwanyamuzira bariho basengera ababwire ngo kubera iki musenga. Ariko buri gihe duhura na rwaserera zivuga ko timu ya Rwanyamuzira ku cyumweru cyashize mbere yuko haba urukiko hari abagiye batera ipero mu materaniro, bamwe bari bahimbaza imbere mu nzu, abandi nabo bavuza ingoma ku mamoto hanze y'urusengero cyangwa se mu irembo ry'urusengero. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, nagira ngo mbabwire ngo iryo niryo cyankarana numva Born Again yakabaye iriho ibwira abantu ngo ntibongere gukora ibyo ngibyo. Noneho natunguwe nuko nari nzi ko Born Again ibyo yanditse yari iriho ihagarika abo bantu nyine bariho bazari ayo matima asanga abantu basenga, nayo agatangira ibiterane byabo. Ahubwo nza gutungurwa bariho bambwira yuko abo bantu aribo basabye Born Again kwandika ayo mabaruwa. Ni ikibazo gikomeye. Reka rero twumve ahangaha aho Rwanyamuzira yampamagaye, noneho nindangiza ndahita nakira abantu 2 cyangwa 3 duhite dukomeza gahunda zacu. Ahangaha naho yampamagaye ansaba yuko rwose nabangabanije amakuru, atamakuru yabaye menshi, reka tugabanye amakuru, hanyuma nawe agiye kubikora nk'umuntu ufite leadership. None muri aka kanya ibintu ntago biri neza cyangwa se ntago ishyamba ari ryero. Reka twumve. Abantu utagira kumva itorero aho aho ntiwumve iyo uza gutyo ukavuga uti twunga abantu, ariko iyo uze kumbwira ngo abantu ngo baba ngo navuze gutya, nakubwiye nti nanjye ubaka kanya mfashe buri kimwe cyose nkagikubita hasi ngasesa kandi ubwo urumva buri umwe wese abwira ibyiwe, nanjye ubwo mfashe buri kimwe cyose ngakubita hasi. Muri je nk'umukristo wenda kuzajya mu ijuru utabera ko yisi ngabari mpiramo, ndagusabye ngo iri torero aho Satani rishora ni hari umva ni hatari. None muri iyi minsi reka amakuru ugarura itorero, ugarura inama, Imana izakikubarira. Umuntu arashaka cyane umuhungu wanjye. Reka maso yiwe nabundi narigiye kubagurukana kabisa, kandi nari kubaguruka. Sawa. Rero niho nashakaga
kugira ngo tugaruke hanyuma nawe umaze kuhumva uraza guhita umenya ni igiki cyangwa se ni ikihe kibazo cyabayeho. Ikibazo rero cyabayeho ni icyo ngicyo nk'uko nawe ugize gute ucyumvishije. Ntabwo byari byoroshye ariko biragaragara yuko Imana iraza kubyishyirira mu murongo. Ubwo nari maze iminsi kuva kuwa kabiri kugera uyu munsi bivuga ngo narindindiriye ko amakuru uyu munsi ari buntangarizwa za kuba ari amakuru meza, nkaba nakira wenda amakuru cyangwa se nkaba nshobora kwakira amakuru avuga ngo ubu muri aka kanya umwuka ni muzima hagati ya Rugerinyange Antoine, Geoffrey Rwanyamuzira, Bright, Gahutu Phineas ndetse n'abandi nk'Abashimimana Jean Paul. Ariko ntabwo ari uko bimeze, ibintu biracyarimo rwaserera. Ni muri uyu munsi rero nk'uko bakomeje kutubwira cyangwa se bakomeje kuduhamagara, reka muri aka kanya nakire abantu umwe cyangwa se babiri hanyuma twumve ni igiki kiriho nyuma y'uko ncecetse. Aho none ntabwo nacecetse, ibintu nabyo bigahita bisa nkaho biba agatogo cyangwa se abantu guceceka kwanjye bikaba byaratumye hari izindi ngamba zitari nziza ziro zifatirwa abantu. No, nta karengane iki gihugu najya ngo nkubwire ngo ni igihugu buri muntu wese afitemo umudendezo upfa kuba kirimo ukurikiza amategeko yacyo. Reka rero kuri telefone ndabona hariho umuntu, reka twumve uyu nguyu. Bright yatashengaje na mugenzi we Gaspari aza n'undi Damascene. Yego, bicaye ku ntebe z'inyuma rero mu bakristo niho bicaye. Nta jambo babahaye, babonye nta jambo babahaye barahaguruka barataha. ubu batashe. Urakoze cyane. Icyo ngicyo nicyo cyagombaga kuba, kuko nta mpamvu yo kugira ngo baze babatezeho akaduruvayo iryo ryari iterabwoba. Kandi ngira ngo inama nabahaye yariyo. Niba umuyobozi yarayoboye undi akaba agomba kubwiriza, nta mpamvu gusenga, buri muntu wese yemerewe gusenga, ariko ikibazo ni uguhabwa ijambo. So ndumva rero nta kibazo. Nta wundi mwuka mubi uri aho ngaho. ubundi mwuka mubi urimo hano. Hari igipapuro bazanye ngo cyaturutse muri Bonageni cyo kuja kwa RBC ku karere, ngo gisaba kugira bashobore ku karere kuba babayamba RBC ku gutereza ibintu biri mu itorero rya ADPR, ngo by'abantu bari kwiga mu matorero bakayasandaguza bakayazanamo umwuka mubi. Yego, itorero rikagenda ngo riri gusenyuka. Icyo nicyo gipapuro cyanditswe n'umuyobozi wa Bonageni. None jewe icyo gipapuro narakibonye, ariko ikibazo nagize, abariho basandaguza amatorero ni abayasanzwemo cyangwa abo bariho binjira bakaza bakicara mu myanya y'inyuma kandi ari abashumba, nibo baje kuyasandaguza. Abo barwandikishije nibo bacyandikishije kandi aribo bariho bayasandaguza. Aribo bayasandaguza. None se ubwo urumva batiyirukanye nyine? Donc ni ukuvuga ngo RDC iminsi yose ishize itorero rya ADPR nta kibazo mwari mufite, ritangiye kuzamo ibibazo aho abo bantu nyine rero baza kurisandaguza. Ahubwo Bonageni jewe ndumva ku rundi ruhande yabwiye barwanya muzere nuko umutima muhanano utuzura igituza. Ntibamenye ko aribo bariho babwirwa, ariko nibo babwiwe. So mubareke rero, buriya umuntu akina umukino, ikibazo ni uko batema ishami bicayeho. Ubwo urumva niba batangiye nabo ubwabo kubona yuko ibyo bariho bakora ari amafuti bakajya kwandikisha igipapuro,
biciyama abantu rero basandaguza itorero kandi ari bo rero barisandaguza, bishatse kuvuga ngo ubu bwabo Imana yabarutse. Imana irabasesemwe, ahubwo muzamurira Imana ibendera. Uyu munsi itariki 27 muserebure mushima Imana. Amina, amina, amina. Imana bampera umugisha. Urakoze cyane. Yes, murabyumviye rero, ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye kuba Bright. Reka dushyire muri analize. Hano mu gihugu cy'Ubugande itorero ADPR ku ngoma ya Bato baje inahangaha bagurira abayobozi b'uturere, babagurira amamoto, babaha amamoto, batanga imodoka y'ururembo. Imodoka y'ururembo iparitse Kimihurura, iparitse i Kigali. Noneho urasanga ari ibintu bisa nkaho bizingitiranije ukuntu. Niba bishoboka ko iyo mitungo y'itorero yongera kujya kugaragazwa, abayifite bakayishyira ahagaragara, nta bundi buryo yagaragara hatabayeho iki kintu cyo kuba ba direct bakongera bagahereza abantu, cyangwa se bagatanga uburenganzira bw'umuntu ugomba kuyobora ibintu. Kuko turabyemera umuntu ashaka kugira ikibazo. Ntabwo igihugu cy'Ubugande twari twumva yuko bafatiriye imitungo ya ADPR kubera ko wenda ADPR hari ibyaha ifite muri iki gihugu. Nta mitungo yabo bafatiriye kuko abayirimo n'ababo. Ubushize nta kintu Imana yatubwiye ati abakozi twabasize mu mirimo barimo kandi bariho barakora. Wanyamuzere naragije araza aravuga ati icyamubabaje ni umuntu uriho uyoborera itorero hanze y'igihugu, akariyoborera hanze adashobora kugikandagiramo. Ugahita wibaza kuba nta kiruta Imana muri aka kanya atari muri iki gihugu. Bivuga yuko ibintu byiwe ajya kuva mwahanga muri iki gihugu. Turebe ku rugo barabimwambaye baramuga bati bisigaze kubera ko ari amashiringi y'igihugu cy'Ubugande cyangwa yajyanye nabyo. Baramujyanye se umufasha we arasiga, baramujyanye abana bese barasiga, barafatirwa. No, ni ukuvuga ngo ibi bintu bigomba kugira gute kongera bikajya mu murongo. Byaba bibabaje rero kuba umuntu nka regional, niba koko icyo cyubahiro cy'uburegional akiyumvamo, kuba ashobora gutinyuka akicara mu ntebe aho ngaho, mu ntebe z'inyuma. Ubundi intebe y'inyuma yicaraho abadiyakoni kugira ngo bakurikirane buri kintu cyose kiri buze kwinjira mu iteraniro, ndetse ari igihe baticara bagahagarara muri aho ngaho inyuma mu miryango kugira ngo babashe kwakira abashyitsi. Ariko iyo uri umuntu nka regional ukaza ukicara mu ntebe inyuma mu bakristo, birashwajije. Nta n'ubwo na Bright aho ngaho aho wadushwajije abantu Imana yatoranije, n'undi wabyumva cyangwa se bakubonaga aho ngaho. Ndumva mfite amatsiko yo kureba iyo foto wicaye inyuma mu bakristo nka Bright uyoboye ururembo Kampala region. Byaba bishwajije rwose. So ni ikibazo gikomeye cyane kuko ubundi hari umuntu winjira mu iteraniro ugahita ubona abantu bose barahungabanya. Ubundi regional yageze ahantu inkoko ziraribwa z'amaguru 4, ubwo ndavuga ubuhene bugahita rwose buharenganirira kubera ko regional yahageze. Iyo representa yahagezeho biba ari ibindi. None regional representa muragera ahantu ku bintu bidafite amakuru. No, ntabwo ari uko byakagombye kugenda rwose. Iki ngiki reka tukitere mu itoroshi turebe ni igiki cyo gukora. So reka rero nakire undi muntu. Reka muri aka kanya twakire abandi bantu nabo bariho batubwira bati ntago ibintu byiriwe ari sawa. Ngize amahirwe ku murongo wa telefone ndahabona Reverend Twakirimana Antoine.
Reverend Twagirimana Antoine, uradukurikiye uratwumva 5 kuri 5 kugira ngo ugire icyo utangariza abantu bakurikiye Divine Family TV aho ngaho mu cyaro, ubabwire uko ibintu byiriwe byifashe. Halo, wongeye kwirirwa nyakubahwa? mwiriwe. Yego. Ndi hano rero uko nakubwiye, yego, muri paruwasi ya Gisara. Yego. Yawe ni mu karere ka Kenkwanzi. Muri Kenkwanzi. Rero babagabo nk'uko nabikubwiye. Bateranye. Bright wawe wiwanyaho yateranye Kenkwanzi. Aho kuri uwo mudugudu. Ubwo rero nkaba ndi kumwe n'abakristo bege bakuriye abandi. Yego. Nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu wari uri hariya ahantu mu koti. Ushobora kugira ikintu babwiraho gataro uko barimo kumva. Nabo bagire icyizere bumve ko ibyo tubabwira atari ugupinda. Yego. Bari ku murongo baranyumva? Barimo kumva rwose. Abakurikiye Divine Family TV rero muri aka kanya nagira ngo mbatangarize ikigenda mu maso cyangwa se ibiriho kugira ngo muve mu kintu cy'icyuka direct tutire duca hirya no hino. Mbere na mbere nabanza nkababaza ikibazo. Bright igihe yazaga aho ngaho mu itorero mwamutambukije mu mwicaza imbere nk'umuntu wita ko ari regional cyangwa yicaye mu bakristo? Bamwitaje mu bakristo ndazamba twamuhaye. Bivuga ngo n'Imana yamusesemwe cyangwa se yamutesheje agaciro, kuko niba umuntu yitaga regional akaba yatinyutse kwicara mu bakristo, bivuga ngo yataye agaciro, nawe ubwiwe arabizi ko ibyo arimo nta gaciro bifite. Ande rwa Divine Family TV twari mu rukiko, hanyuma urukiko ikintu rwabashije kugaragaza rwagaragaje ko umugabo Nyange ikirego yatanze atagifitiye uburenganzira. Hanyuma barangije kandi bigaragara yuko bamubwira bati niba afite ibimenyetso byuko ikirego yatanze agifitiye uburenganzira yiyongereho agende mu maso. Ariko muri aka kanya ikintu bababajije baravuze ngo kubera ko basanze Rugero Inyange ataba mu abadirector niba mutabazi ngiye kuba banyuriramo mu mazina yabo. Mu cyamake abadirector bagize itorero ADPR PCIU harimo uwa mbere yitwa Karangwa John, muramuzi ntago mumuzi? Muramuzi. Uwa kabiri yitwa Ntakirutimana Theoneste, muramuzi ntago mumuzi? Muramuzi. Uwa gatatu yitwa Asimwe Apollinaire, muramuzi ntago mumuzi? Muramuzi ni wa Mubende. Aba Mubende. Uwa kane yitwa Angelique nawe ari mu Rwanda. Nambiri ndende ubu ngubu utabasha kuboneka muri iyi minsi, nta muntu uzi ahantu ari, niba ari mu Bugande cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Kongo cyangwa i Burundi, ibyo ntibitureba. Ariko ni abo ba director b'itorero bafite uburenganzira n'urufunguzo rwa nyuma, ijambo rya nyuma nibo turitegerejemo. N'uyu munsi baramutse bavuze bati aka kanya duhaye ururembo cyangwa se duhaye kanaka, witwa nde? Twagirimana Ntwani. Witwa Twagirimana Ntwani. Aka kanya bavuze bati duhaye Twagirimana Antoine kuyobora ururembo rwa Uganda. Nuguhita uzamuka ukaza Kampala ku rurembo, udaciye mu nkiko, udaciye ahandi hantu ari hose, warangiza ukaza ukereka abadiyakoni ibaruwa baguhaye, ugahita bakuzamura ku gatuti. Abakristo ubwabo nibo bakwirukanira Rwanyamuzira na timu yiwe. Ndumva rero nta mpamvu yo kugira ngo abantu bagume mu bintu byo guca hirya no hino. Jewe ndi umunyamakuru, nta ruhande na rumwe mpagazeho, mvuga nk'ijwi rivugira rubanda. Nta mpamvu nimwe yo kugira ngo habeho ibintu by'imicyankarano cyangwa se byo kuba abantu bafonda abandi. Ubu tuvugana nicaye ku Divine Family TV kandi ikiganiro ngiye guhita ngishyira ahagaragara. Ubwo rero ndumva nta mpamvu yo kugira ngo abakristo
baze mu mwiryane cyangwa se habaho ikibazo cyo kubacankaranya, cyane ko aho muri Mubende na Cyankwanza nzi neza yuko nta kibazo mwari mufite. Hanyuma ya born again ndayiko ntago yuzuje ubuziranenge, nta rupapuro rwaturutse mu rukiko ruza ruvuga ko Rwanyamuzira yagize gute yatsinze urubanza. Icyo shaka kuvuga rero niki, ndashaka kuvuga ngo Rwanyamuzira muri aka kanya ntago yakagombye kuba azana ibipapuro bya born again, niba koko abantu bewe born again bari ubuntu bwo kugera mu ishuri. Ntago urukiko rwafashe ibyemezo ruvuga ngo Rwanyamuzira atsinze Rugerinyange. Icyateshejwe agaciro ni ikirego cyane cya Rugerinyange kuba ibimenyetso byari bitaraboneka bihagije, ariko bakakaye ibimenyetso biramutse bibonetse kandi nibiza no gushoboka ndaza guhamagara abantu bamwe bumva ukuri ku by'itorero ADEPR ku buryo dushobora kuza kuba twicaranye mu studio. Hanyuma ikindi rero nsoza nagira ngo mbabwire ngo niba urupapuro yanditse nabonye ruvuga ngo barandikira RDC na DISO rubasaba ko abantu rero baza guteza imicankarano mu itorero rya ADEPR, bagomba RDC na DPS na DISO kubihereza agaciro, kubera ko uwo Bright ataraza kwicara mu materaniro nk'umuntu mukuru watowe muri ministry ngo aze yicare mu iteraniro nta cyankarana ryari rihari. Navuga rero ngo ahubwo nibakora ibyo bintu ubwo buyobozi born again yandikiye bashyire mu nkora cyangwa se mu bikorwa ibyo basabye. Bivuga ngo niba koko aribo batanze icyo kirego baba bagitanze batashizemo ubushishozi, nabo cyaba kijye kubagaragura nkuko icyo Rugerinyange yatanze bariho bagenda bavuga yuko cyamugaraguye. So byaba bivuga ngo bo ubwabo baba batemye ishami bicayeho, kuko mu bantu rero bateza incyankarana mu matorero yanyu mu byaro nabo ngabo. Murakoze nyakubahwa. Sawa mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane, turakumvise nawe ibihe byiza. Okay. Aho rero mwabyiyumviye, ngicyo ikintu kimwe gitumye ngaruka uyu munsi ku itariki 27 hano mu Divine Family Studio nongera kukubwira ngo Happy New Year, kandi nizere ko Christmas yabagendekeye neza. Murumva ko ibintu rero ntabwo byoroshye. Ahangaha natwe turi mu studio tuba tugomba gukurikirana uko ibintu bihagaze. Akazi kenshi twaragahagaritse kugira ngo ibi bintu bibanze bijye mu murongo. Iyo umuntu atinyutse agafata mugenzi we akamugerekaho ibintu ngo numuhekera, ngira ngo mwarabyumviye ko icyo kibazo nakibajije abagabo bose barya iminwa barahakana, baravuga ngo ibyo bintu nta byigeze bibaho, ntago bagenda bita abo bantu amazina. Ariko mu majwi hakavugwamo Gahutu Phineas na Mujuni. Abo bantu icyo kintu usanga atari ikintu cyiza cyane, kuko ejo n'ejo bundi bashobora kuzabibazwa. Ni iki rero cyatumye uyu munsi nongera noneho kuvuga ngo nari maze iminsi ndimo kwakira amatelefone, nkakira amatelefone ntarimo gukora inkuru, tukaganira ibiganiro bisanzwe, ariko nza gushiduka hari abarimo guca inyuma bakajya kuvuga ngo ndiho ndavuga gutya na gutya. No, byahise biba ngombwa yuko nabajije umuntu arumbajije ikibazo, nabaza ngo uvuze ayo makuru yuko ndimo kuvuga gutya na gutya ufite preve? Arayibura. Ayibuze mpita mvuga ngo kuva uyu munsi telefone yanjye nivugirwaho ibijyanye n'iby'umuryango wanjye, hanyuma narangiza nkanayivugiraho ibintu bijyanye no kwifuriza abanjye inshuti n'imiryango Christmas n'umwaka mushya muhire. Numpamagara ujye ububizi yuko direct uri connect mu Divine Family TV. Rero wowe udukurikiye uraza gukora subscribe, like, ndetse mujye mushyiraho na comment mutubwire n'ibyihisha aho ngaho, kuko nakomeje kumva amakuru yuko no hirya aho muri Hebunoni naho ibintu bitameze neza. Nakomeje kuyashakisha, ntabwo ndayatora neza, ariko aho ndibuze kuyafatira ayo muri Hebunoni nayo turaza kuyabashyirira ahagaragara.
murabizi ko ubushize harimo icyakarana uwo bita Emmanuel cyangwa se Bishop Emma, itorero araribarekera, none ngo abasigaye nabo ubwabo ntabwo barimo kumva ibintu kimwe. Ayo ni amakuru ngitohoza, ntabwo ndayahagararaho ngo ngere kuri field mbe nababwira ngo bimeze gutya na gutya, ariko yaguye mu matwi yanjye. Iyo rero yaguye mu matwi yanjye, nanjye icyo ngomba gukora ni ukuvugira ahangaha, kubera ko twebwe turijwi rirangurura rivugira rubanda, hanyuma bafite icyo babiziho bakaduhamagara, bakatwandikira, bakatubwira bati bimeze gutya na gutya, nabyo mu bidukurikiranire. Imana rero bampera umugisha, najya ngo babwire ngo mugire umutaga mwiza, Imana ibrarane namwe mwebwe mwese mukurikiye Divine Family TV.